azaguherekeza ugire ngo muri kumwe, narangiza kugutabaza akira guce yihanagura amarira azamuke, ntago we uzamukurikira. Tugomba kugirana ubumwe n'Imana yonyine gusa. Imana kugira ngo tugirane ubumwe nuko tuzabanza kubugirana n'abantu yaremye. Haleluya. Ariko ndabasuje bakunzi ba Mpano Good, bakunzi ba zone 250, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda kandi ndabishimiye cyane. Wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, mwijwi rituje ndakwinginga n'ukuri mukore subscribe. Ni inkunga ikomeye n'ukuri kuba wafungura iki kiganiro ukakireba kikarangira. Ubu nteye inkunga bunzamuye mu bantu banzamuye rwose nawe burimo. Rero ndabubaha cyane kuba ndi muri iki kibuga, nimwe mubigiramo uruhare. Imana ibahe umugisha mwinshi. Abatuye Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, Banyarwanda rwose ni mwubahwe mu byubahiro byanyu, komeze muba Abanyarwanda ndetse nyabanyarwanda, muzi kwiyubaka no kwihagararaho no gukomera no kwiyumva. Rero uyu munsi nje mu ntero igira iti, hari abantu benshi bavuze ngo kuki ndi kuvuga ku bintu by'abapfu, ugasanga ni kuvuga ngo abantu bakunda apfu kuruta abazima, ngo mbese ubwo wowe ugira urukundo. Mu by'ukuri aho bishoboka twakagombye kurugira. Nkunda kubabwira ngo ngewe ndababwira ariko nanjye nibwira. Uzi kugira ngo uturane n'umuntu umena ibyo kurya, utanamuha akazi ujya kureba umuntu w'inyuma y'umusozi ukaba uri we uha akazi. Uzi kugira ngo ube ukorana n'abantu umuntu arware, musengana muririmbana, ntumusure umunsi wapfuye ugeriwe. Umunsi yapfuye uvuga uti reka ngeyo, kandi ukagenda ubabaye cyane, ukagenda mu nzira uri kuganira, ari buri kuvuga yuhodisi duheruka guhura. Mu by'ukuri rwose Banyarwanda namwe Banyarwandakazi, abatuye ku isi hose, urukundo ntiruzashira, rugomba kuramba. Noneho ubumwe bukaba ari bwo buranga umuntu, ikiremwa muntu. Ubumwe kuba hari abantu benshi usanga bavuga ngo runaka ntafite mituweli, ariko ugasanga dufite abantu bajya mu kabari bakanywera 50, 100, 200. Ugasanga uturanye n'umuntu mugahura ngo ngwino nkugurire icupa, n'umubwira ati se mu rugo abana bariye, ukamujyana mu kabara agasinda agataha karara rwana. Rwose ibyo bintu tugomba kubinenga kandi bikarangira. Mwibutse yuko imirimo yose dukora izajya mu rubanza. Ntago uzavuga ngo ngewe ngo nari pasiteri. Pasiteri uzajya mu rubanza, umugore wawe ajye mu rubanza, umushumba uragira intama zawe n'ihene n'inka n'ingurube woroye n'inkoko, muhurire nayo mu rubanza. Diyako urubanza ruzaza, ujye mu rubanza ujyanemo n'umuririmbyi. Muririmbyi urubanza ruzaza, abakomeye n'aboroheje bazikubita imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Buri muntu wese ibyo yakoze binyura imbere ye nk'ifoto. Ntabwo mbizi niba muri kunyumva. Tugomba kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru, aho ingesi n'inyenzi zitazagera. Mu by'ukuri nababwiye ko ngiye kujya mbakorera ibiganiro, ariko nkahita mbikoramo na filime. Kubabwira ngo mujye kuri zone 250 murebe filime yitwa Utazi Ubwenge. Buri muntu wese aragira ikintu ahindura pe, ko ni filime ikinanye n'ubuhanga. Ibaze kuba ufite murumuna wawe akajya mu bitaro yafashwe n'inda, kubera ko uri umukire, kubera ko wiyubashye, ntaga wamurwaza. Oya, uramushakira umukozi, umushakira abacanco bw'inko. Okay, ngo nzajya nkubarira ngo 2,000 ngo ku munsi, ngo si umubyizi se, ngo umundwarize, kubera yuko nyine warajangaritse. Nkwibutse neza ko ukomeye n'uworoheje twese tuzajya mu butaka,
buriya iminsi 90 yishize iriya sanduku baba bagushyizemo ye baba we uretse imisumari ubana nayo n'agatambaro niko kaba ari inshuti yawe hari abo bakomeye uva ngo bagira ngo iki ngo mbese runaka ngo ko ari inshuti yanjye ngo akaba yiyubashye afite akazi gakomeye ngo ahingutse ngo hariye ngo nkavuga ngo uratuvira imwe yagira ngo iki uwo nguwo numara gupfa ntabwo azaguherekeza azaguherekeza ugire ngo muri kumwe narangiza kugutabaza akira guce yihanagura amarira azamuke ntago we uzamukurikira tugomba kugirana ubumwe n'Imana yonyine gusa. Imana kugira ngo tugirane ubumwe nuko tuzabanza kubugirana n'abantu yaremye. Aha rero yari niba udakunda mwene so ukaba utagirira neza mwene so uruzi umbwira gute kukunda Imana utigeze ubona mutigeze muhurira mu nzira, Imana mutahuriye mu isoko, Imana mutahuriye ku kivo mwagiye koga, Imana mutahuriye mu nama, Imana mutahuriye ku bitaro, umbwira ko wikunda gute? Situve kuri muna wawe ni wanze kumurwaza n'umushakiye umukarani n'umushakiye abagore b'abacancuro ngo bajye kumukurwariza, wowe uriyubashye. Buriya rero iyo ndyamye mu bitaro n'umwuka wawe wese kuzajyayo warwaye warangiza ukanapfa bakagushyingura, uzajya mu isanduku ihenze uzabora uhinduka itaka. Bavandimwe nshuti, ibi bintu bigomba guhinduka, abantu tukongera tukisubiramo, tukongera tukakunda imiryango yacu. Ni gute uba uvukana n'umuntu akakora akazi gasuzuguritse akisuma imizigo ngo buriya rero ngo mva ngo ndamuzi, buriya ngo ni mwene mama ngo ndamuzi, ariko ngo sinamuhingutsi wanjye, buriya ngo agira ingeso. Izo ngeso wamufasha ukamuganiriza ukamuremera ukavuga ati ngaho gerageza ukore iki ngiki byakunda. Noneho yapfa uwo munsi ukavuga ngo ndi mushikiwe. Aha ari ahantu reka mbabwira akantu kamwe kandi rwose ni akantu kabaye. Umupapa yari afite murumuna we rwose mukuru we tukajya tumusuzugura muri karitsiye. Mana yanjye yakoraga akazi akajya acapira abantu indabyo, azikata, aziringaniza, ubona ko nyine ari umuntu pe usuzuguritse uri hasi. Rimwe aranywa, amaze kunywa arasinda nyine aratemba. Amaze gutemba ndavuga nti yemwe mwakegura uwo muntu, arangije aravuga ngo bihorere, ahita avuga uwo mugabo ngo nahingutse imodoka aparitse ngo nibazarushanwa kunterura ngo aze kubaha ibiyagano. Ndamubwira ni papa runaka koko uramuzi nguriya ni murumuna wanjye twonsibere rimwe, biteye kabiri hashize iminsi mike koko arapfa. Ibintu nabonye nibyo byanteye kuza hano. Ngiye kubona koko mbona baje mu modoka, umugore, inshuti z'umugore, inshuti z'umugabo, mbona bose baraje. Baratangira ati mama Miki, ati igitambaro ninde wakitudodera? Nintega nanjye ndadoda. Ati kigura ngaye, mbona batangiye kwishyura ku matelefoni. Bashyize mu modoka bagiye gukoresha isano. Umuntu adahari ngo biratira abantu ati mu by'ukuri nubwo mumbona nagize amahirwe, uyu ni murumuna wanjye arafatika arakomeye. Rero bene data nshuti, ejo utazabura uko ubigenza baguhamagariye ku muntu wamaze kubora, wamara kumushyingura akagutera akavuga ati narakubonye ntiwambonye. Ngewe narababwiye ni ukuri, ni byiza pe kuzatabara abana banjye mukikiza umunuko ariko byaba byiza mudusuye tukiriho, byaba byiza mudufashije tukiriho. Nanjye naba ngize neza mfashije umuntu ukiriho. Njye nkunda kubabwira ngo aho bikomeye n'ukuri, nimubona ari icyo nafasha muzansabe, icyo nshoboye nagikora. Suko ndi kwigira mwiza, ndababwira nibwira ngo dushaka imirimo izaduherekeza, izaducisha mu nzira y'umusaraba tukagera mu ijuru. Imana ikavuga uti ndakwirase mwana wanjye, tambuka mu bwami bwa shobuja, wagize neza, wagaburiye abakene, wasuye abarwayi.
abantu bari abana wafashe abana mu nzira batiyogoshesheje ubahi na cya giceri kijana na magana birarabara imbere y'Imana. Murakoze, murabona ku kiganiro ngikoze bwije, ariko ndabakunda cyane abari badukurikiye. Nejo n'umunsi tuzagaruka kuvuga menshi burya ntabwo ariko kuyamara, kandi ngo ararekwa ntashira. Murakoze.